ni ukwimakaza ihame ry'uburinganire wo kagira imana we. Nk'ubu se madamu yagiye mu kabande gukura ayo mateke n'ibyo bijumba ngo turebe ko abana baza kubasha kurya. Wenda nanjye ndahangaha ndimo ndafatiriza uyu muriro ngo ndebe ko madamu yaza kuhagera nanjye maze gushyushya utu tuboga, ariko ntabwo byonyoroheye rwose, ntabwo binyoroheye, ariko nta n'ukundi byagenda. Ntabwo bivuze ko umugore ari we ugomba kujya mu mashyiga wenyine ngo agire icyo akora, twebwe abagabo turi aho twicaye. Ubu nakagiye Manuel yambwiye ngo njye kukabara ngurira agacupa, ariko se ndakanywa. Madamu aze kuza rwana n'ihene, rwana n'amateke n'ibyo bijumba, biraza gukunda. Ewe kaneyegeze wenda banjyayo mukandi kane enda wambwawe. Yewe makasi maka mba nkubwire, yewe gusigarana n'imbwa urimbwa koko. Hanyuma harya nari navuze ko nza gusigarana iki. Reka urashya ndebe cya cyuma ahangaha mu nzu, ndebe cya cyuma aha mu nzu, hanyuma ndebe ko natangira mpata utu tuboga nkataguriremo hakiri kare abana baza kugira igihe cyo kuryama, baze kugira icyo kuryama ngize icyo nkora wo kagira imana we. Tugomba kugerageza nkatwe abagabo tugashyiramo agatege rwose, tugafasha abafasha bacu. Ni nako leta yacu idukangurira. Ihame ry'uburinganire ni ryiza mu muryango. Leta yacu ni nziza cyane, igerageza kutwigisha gufashanya, ni umuco mwiza. Erega buriya nanjye mba nifasha maye, mba nifasha. Iyo mfashije umuryango nanjye mba nifasha, ariko si umuriro uraka. Simbizi rwose. Mba nifasha rwose. Abangira nti yarageze n'abagabo bagenzi banjye bajya batera ikirenge mu cyanjye rwose, bagerageze barebe ko bajya bafasha abadamu babo. Turebe ko twakubaka ireme ry'umuryango mwiza kandi utubereye mu Rwanda. Ibyo rwose nta kundi tugomba kuyoboka inzira, ihame ry'ubwuzuzanye mu muryango, tukareba ko twagerageza rwose kumva ihame ry'uburinganire nk'abanyarwanda. Byaba byiza, erega maye n'ibindi bihugu byajya bitwigiraho. Ntabwo umugabo ari kugira indakoreka mu rugo ngo yigire intare mu rugo, umugore niwe ugomba gukora byose. Nk'ubu nava gukura ibijumba n'amateke mu kabande, araza gusanga nanjye nkishije utu tuntu rwose, hanyuma ibintu bigende neza. Kandi damuzi Siperansiya nawe nageraho agasanga nabikoze araza kwishima, kandi niyishima haraba hahiye. Siko nyine numva bavuga abana bo muri iyi minsi ya nonera, niko numva babivuga rwose. Ubu ngubu ibintu bimeze neza. Komera mujyana, mumeze neza. Dore nanjye ndimo ndafasha madamu hano, yagiye mu kabande gushaka utujumba n'uduteke, hanyuma haza kugera hano asanga ibintu nanjye mbigeze kure. Hari icyo bitwaye? Urakoze muyobozi mwiza, urakoze rwose. Ubu nanjye ndimo ndagerageza rwose ngo ndebe, kandi bizakunda. Icyo leta yacu yimirije imbere ni ihame ry'uburinganire mu gihugu ahangaha. Buri mugabo, buri mugore bakumva ko bagomba gusenyera umugozi umwe nk'abantu bashakanye kandi bashinganye urugo. Sibyo byiza? Nibyo byiza. Niyo mpamvu rero nanjye mubona ntajya ntezuka igihe cyose mba ndahangaha sigasira urugo rwanjye. Ndushaka no kwigisha abaturanyi no kwa Rufozi no kwandi bose nabo bayoboke ihema ry'uburinganire hano mu Rwanda. Nibyo byiza. Ni byiza rwose. Manuel we. Ndakumva. Urakoze cyane, nta gatungura aho ngumpera. Cyangwa umunyu. Ntiza ku munyu wo kagira imana, ntiza ku munyu. Natetse ariko nibagiwe gushyiramo umunyu wo kagira imana we. Ntiza ushyiramo akunyu. Arakoze ngaka. Sekera hano ku ntoki. Ngaka ko. Ngaka nkanikiza. Aka nikabaye. Akarabaye. Urakoze mwana, urakoze. Sawa. Nuko nyabo. Nuko.
nuko urakoze rwose, shyiramo akakunyu akagira imana we. Naho ubundi ntabwo ushobora kugira urugo rwiza ngo abagabo harya ntabwo tujya tuganduka. Yego tureke kuganduka ariko tunakunde. Iyo ukunze umugore wawe unamukorera ibi, erega burya ntabwo ubimukoreye wenyine, nawe ubyikoreye mu kanya se ngewe ntibiza kungeraho. Ubwo rero niyo mpamvu nta muntu n'umwe ugomba kuvuga ngo ntagomba gusigasira iheme ry'uburinganire mu gihugu aha, niko bimeze. Naho ubundi rwose nibyo narindimo